ndagusuje wowe tujye kubana muri aka kanya. Nk'ibisanzwe rero tugarutse muri ya gahunda yacu yo gusobanura amazina. Aka kanya tukaba tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Solange. Solange rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini aho risobanura Oreminaz, bivuga ngo umunyedini. Dore rero bimwe mu bintu biranga Solange. Solange ni umukobwa ugira igikundiro, uzi kwisobanura no kuvugira mu ruhame. Usanga akenshi akunze kuba umwanditsi, umuririmbyi n'ibindi bintu byose yumva yuko yakora byamuhuza n'abantu benshi. Akunda kuyobora ahantu henshi hatandukanye ku buryo muri we aba yumva yuko ahantu hose yabasha kuhayobora kandi nta muntu abangamiye. Akunda isuku aho ari hose, haba ku mubiri ndetse n'aho agenda hose. Ngaye rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Solange. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzari gusobanurire. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na komenti, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkurarikira gukurikirana icyo gutaha. Twakibanyemo ni Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.